ati sinteze gukurikiza na rimwe imyanzuro yavuye mu nama yahuje East African Community ndetse na SADC. Wakibaza kubera iki? Nihe mpamvu uyu Kisekedi cyangwa se His Excellency Kisekedi atifuza gukurikiza imyanzuro yavuye muri iyi nama, dore ko iyi nama atigeze yitabira live cyangwa se ngo yitabire mu buryo bwa nyabwo, bakoresheje ibyo bita networking cyangwa se bakoresha video call, ku buryo buri umwe wese yabonaga undi akaba yabasha kuba yasubiza bitagoranye. Kisekedi yamaganiye kure ibyo kuvuga ngo ashobora kuba yaganira na M23, ahubwo gahunda afite ari yo gukura M23 muri kano gace, aho M23 nayo yiyemeje ko itazigera iva muri kano gace. Ese ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Iyi ntiyaba ari intambara? Kisekedi ni umuperezida udakunda kubura abamushyigikira bitewe n'ubutunzi yifitiye haniwe, bituma ibihugu byinshi byifuza kuba byamurwanira ku buryo bishobora kugira byinshi byinjirizamo cyangwa se bikagira byinshi bibona. Murabizi ko hari abasirikare twakita aba mercenary cyangwa se abacancuro bari baragaragaye muri kino gihugu, kandi yerana n'ubu bishobora kuba batarashobora kuba hakiri n'abandi bariyo, twavuga nk'abanyamahanga bari kurwana cyangwa se bari gufasha igisirikare cya Kongo kuba bakura M23 muri kano gace. Ese ibi byo byaba birimo biratumbera bigana he? Kisekedi ubwe yavuze ko M23 ari umutwe ufashwa na leta y'u Rwanda. Ati sinshobora rero kumvikana nabo habe na gato, dore ko Kisekedi ubwe yavugiye ko adashobora kuba yarebera adashobora kuba yarebana mu maso na His Excellency Paul Kagame. Ibi byakomeje kuba ubu byari ku nshuro ya 4 ubwo bari guhurira mu nama, ariko ntibyaje kuba byakunda kuko we ntabwo yigeze yitabira mu buryo bwa nyabwo cyangwa se ngahagere we ubwe ku giti cye adakoresheje ubu buryo bwa networking. Ese ibi byaba bishatse kuvuga iki mu gihe yaba atarimo arifuza kuba yahura na His Excellency Paul Kagame? Bivuze ko afite urwango rwishi mu mutima, yifuza kuba His Excellency Paul Kagame atakabaye kuba ari kugaragara muri izi nama, aho wenda yapfa kugaragarayo. Uyu muperezida ubwe yivugiye ko atashobora na rimwe kwihanganira M23 cyangwa se ngajye kugirana nayo ibiganiro uko byasa kose. We gahunda afite no kwitensura akayikura muri kariya gace, dore ko avuga ko hari abasirikare ba leta y'u Rwanda. Ese ni iyihe ntego yindi afite mu gihe cyose gishyigikiwe n'ibihugu bimwe na bimwe? Avuga ko gahunda afite ari ugutera u Rwanda, ndetse akaba yagira kimwe mu byakora. Urabizi ko mu minsi yashije cyane yavuze ati njyewe u Rwanda nzarurasa nibereye Kinshasa, nzarurimbura. Ese byaba ari ibyanyabyo? Reka nze nkubwire igihe byibura byamufata kugira ngo abe afashe u Rwanda, ndetse turebere hamwe ese ni iki yakifashisha mu rwego rwo gufata u Rwanda. Ubundi iyo tuvuze Kongo ni igihugu gishobora kuba gikubye u Rwanda inshuro zigera kuri 84. Iyo ufashe na South Africa noneho ikubye u Rwanda nayo inshuro nyinshi cyane, ukabiteranya usanga ari ikintu gikomeye cyane ku Rwanda. Ese South Africa bibaye ngombwa ko itera u Rwanda yo byayisaba iki, cyangwa se kugira ngo ibe yageza tuvuge intwaro zayo muri Kongo none ibe yabasha kuba yatera u Rwanda byayisaba iki? South Africa kugira ngo igere mu Rwanda byayisaba kurenga ibihugu byinshi, byayisaba kurenga ibihugu birimo nka za Botswana, igakomeza ikarenga n'ibindi bihugu paka igeze hano kuri uyu paka igeze hano kuri Uganda, cyangwa se ikaba yagera hano kuri Kongo. Ndetse ntabwo byoroshye cyane kuba yabicisha hano ku mupaka wa Uganda cyangwa se ngabe yaca mu Bugande, kubera ko ibihugu byombi nta na kimwe cyifuzamo intambara. Kugira ngo rero abe yagera mu Rwanda ubwe byamusaba kurenga ibihugu byose akagera hano muri Kongo. None se akigera muri Kongo ubwo yakora iki? Kwambuka byamusaba guca kuri Kivu, mu gihe kuri Kivu hafashwe na M23. Bivuze ko byamusaba kubanza gukura M23 muri kariya gace, none akabona kugera mu Rwanda. Reka tubare ko akuye M23 muri kariya gace. Mu ngabo zirwanira ku mazi, ndavuga mu mazi, u Rwanda ruri hejuru cyane kurenza ibihugu byombi nakubwiye. Byabagora cyane kugira ngo babe bageze mu Rwanda. N'urugendo rukomeye kugira ngo byibura inzozi zabo zigira impamo. Ese
kubera ko ibintu batabikemura mu mahoro, ubundi ubuzima bw'abaturage batuye muri ibi bihugu bakareka gukomeza kwicwa. Ndavuga inzirakarengane. Ndahamya neza ko intambara ntawe itoranya, ndetse haba n'abasirikare baba ba Kisekedi, baba abo Burundi cyangwa se aba South Africa, byabagora cyane kugira ngo basubireyo amahoro mu gihe cyose baba bagerageje kwataka M23. Ese M23 yananiye imitwe, yananiwe ndetse n'aba bose? Urahamya neza ko Burundi ndetse na South Africa ari byo bihugu byakifatanya bikaba byakura M23 muri kano gace? Ni intambara itoroshye. Gusa abaturage nabo bakomeje kubigiramo ubwoba, bibaza niba aya mahoro azamara igihe cyangwa se ari amahoro y'iminsi mike. Nakibaza ni kubera iki ibiganiro bitari gukunda hagati y'izi mpande zombi? Ibiganiro impamvu bitari gukunda nuko Kisekedi ubwe ibihugu byamaje kumwumvishamo yuko M23 ari igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ari umutwe uterwa inkunga cyangwa se ugaterwa ugahabwa ubufasha na leta y'u Rwanda. Akimara kubyumva cyo ese yumva koko kari byo? Ese ibyo yumvisha byaba ari byo? Ese mu gihe cyose atakoze ibiganiro n'uyu mutwe bizamufasha kuba yawukura muri kano gace? Reka tuze kurebera hamwe byinshi cyane ku kiganiro ngiye kubategurira kivuga ku gihe byafata haba South Africa, Burundi ndetse na Congo byifatanyije, igihe byafata kugira ngo byibura bibe bigeze mu Rwanda, ndetse n'ibyo byakora byose turaza kubirebera hamwe kuri iyi channel. Niba rugambira ugeze hano ngo hayi ikaze, wibuke gukanda subscribe.